nkuko mubibona turi impanga abantu baradukonfuzinga ntibatumenye twigeze guterezwa n'umutipe n'umwe aranereta and then nyine turavugana hanyuma tuje guhura undi munsi ndamwohereza ngo uko njye nta mwanya nari mfite we aragenda ajya kuvugana nawe aragaruka byaramukonfuzinze atuza guhura turi babiri birangira agiye gutyo niyongeye kuduhamagara niyongeye kuvugisha. Uyu muhungu yagiraga amahane kubi ahura n'akana k'abandi aragakubita ngewe ninyuriyeho ntazi na gahunda kuntu byagenze papa w'umwana baramfasha bari bagiye kubica habuze gato ebana baraserera ariko nyine hageze igihe ndabyumva ndaza turisobanura byinshi tugenda tubihuza ariko ukuntu tuba turi gutera story nk'ahantu wenda n'abandi bashuti bacu wenda turi kudibetinga ku kintu runaka igitekerezo aragiye gutanga nyine agiye kuvuga nanjye nkaba ngiye kuvuga tugahuriza ku kintu kimwe. Ari mukuru wacu ajyaga tubwira ngo turi umuntu umwe Imana yaciyemo kabiri nkunda iki turi kimwe dukunda ibintu bimwe nawe yavuga ariko dukunda. Hello, my name is Cyane. We are twins nkuko mubibona. Tukaba dutuye mu mujyi wa Kigali. Sinzi nawe nyimba ari ikindi yavuga. Yitwa Bukuru Jose. Tukaba turi impanga nkuko tubivuze. Tukaba twagiye mu majyepfo Muhanga. Tukaba twagize ibintu bya hotel operation and tourism. And nkuko mubibona turi impanga abantu baradukonfuzinga ntibatumenye wenda mbahe agastori gatoya byatubayeho twigeze guterezwa n'umutipe n'umwe aranereta and then nyine turavugana turaganira hanyuma tuje guhura undi munsi ndamwohereza ngo uko njye nta mwanya nari mfite we aragenda ajya kuvugana nawe aragaruka we yumvaga ari njye ugarutse avugana nawe and then ibintu byose uyu nguyu ibintu byose twari twavuganye ageraho ngo arabyibagirwa akajya amuvugisha akantu ngo akabona ibintu ari kumubwira n'ibishyashya akagerageza kwikiriza byaramukonfuzinze atuza guhura turi babiri hanyuma abona turi babiri ayoberwa umuntu umwe bavuganye kandi twari babiri hanyuma aratekereza se ninde twavuganye akayagerageza kwibutsa kugira ngo ayagerageza kuvugana n'uwo bavuganaga kugira ngo yibuke ibyo bagiye bavugana kuko twese twari tubizi twagiye tugerageza kumukonfuzinga dusubiramo ibyo twagiye tuvugana yari ngewe uyu nguyu ko nayo narabimuganirijeho nawe akayagerageza kubivuga kugira ngo nawe bajye mu mwuka umwe biramukonfuzinga birangira agiye gutyo niyongeye kuduhamagara niyongeye kuvugisha. Ubundi mu bisanzwe twebwe dukora ari company dufite yitwa Twins Hospitality and Protocol Company. Dukora ibijyanye n'ama service ahantu runaka dukora protocol ahantu runaka events wedding n'ibindi birori bitandukanye. Nyine murumva uko turi impanga n'abandi b'impanga ari benshi ni ibintu byiza ni ibintu biri funny abantu barabikunda namwe ndabizi muzabikunda. Twebwe rero ukuntu twabitangiye ibyo ngibyo by'abatwins mu byukuri hari ahantu twigeze kujya kwa applyinga kubijyanye n'akazi twe tugiye kwa applyingamo hanyuma twebwe twari twabivuganye kuko twumvaga gukorana twebwe nta kintu bidutwaye kandi twumvaga iyo company dushaka kuyizamura hanyuma biba ngombwa yuko iyo company badukansoringa baratubwira umwe n'ugomba gukora abantu babiri iyo bakoranye nyine akazi karapfa mu ubwo buryo twatekereje turavuga ati buri abantu hari igihe badutekereza ibintu bitari byo kandi mu byukuri twebwe ubwacu tuzi yuko dukoze muri company imwe twe twayizamura turamutse tubivuzeho bo batekerezaga yuko kuba turi impanga cyangwa se tuvukana nta kintu twageraho nta kintu twabora mu kazi twagiye tugomeshanya ibintu nk'ibyo ariko mu byukuri twasanze atari byo ni nayo mpamvu twashinze iyi company turavuga reka noneho dufate impanga buri every twins duhure hanyuma dukora ikintu gikomeye kandi kizagirira abanyarwandakazi akamaro. Twakoze company y'impanga gusa nkuko mutubona hano tugiye guhura n'abandi ba twins dufite aba twins benshi ariko hari abandi tugiye guhura nabo biraza kubaryohera muraza kwishima niho tugiye muraza kubabona. Uraho neza
Steven kugira urugo iwacu ni mu karere ka Bugesera ariko ntoye inaha muri Kigali ku mpamvu z'akazi. Mfite impanga yanjye mugiye kuyibona bamwita yitwa Yves Rugero, ni impanga nk'uko yarabivuze, ni gakuru nkaba gatoshye. Yego, hari abandi bantu tugiye guhura b'impanga z'abakobwa. Twebwe nk'uko mubibona turi impanga z'abahungu, ariko tugiye guhura n'abandi b'abakobwa. Hari akantu keza tugiye kubereka muraza kugakunda. Bise binyibutsa agastory k'abantu b'impanga tukiri abapeti. Uyu muhungu yagiraga amahane kubi ahura n'akana k'abandi aragakubita kwa kunda abantu bari gukina muri quartier. Amukubise ngewe ninyuriyeho ntazi na gahunda kuntu byagenze, papa w'umwana baramfasha, bari bagiye kunyica habuze gato. Twari turi gukina ne ko muri quartier by'abana, kanyirataho bandagakubise. None nkakubise uyu twini wanje aciyeho aba ahuye na vie uwo mwana abaramufasha ati wankubitiye cy'umwana. Uyu nawe araburana ati ntabwo ari ngewe ibiki n'ibiki. Umugabo yanga kubyemera nyine kuko yabonaga nyine dusa. Ewana baraserera, ariko nyine ageze igihe ndabyumva ndaza turisobanura. Uwo mugabo ahita natubabarira abonye nyine ukuntu ngo dusa, ukuntu byari bimucanze. Yarazi ko ari umuntu abaranya ariko ntacyo ahita tubabarira nyine atewe n'ukuntu tumucanze mu kuntu. Ayo nguko n'abakobwa b'impanga. Impanga natwe turi impanga kandi turi ibintu by'isoni. Turaje tubikurikirane turebe. Abakobwa ndakuzi ariko ntacyo ubwo ngubwo bakoraga bari hariya abo turemenya gute. Barasa kubi turababaza twumve. Abantu b'impanga b'abakobwa nibo babasa kurusha abantu b'abakobwa b'abahungu kuruta. Ariko ntacyo turaza kubimenya. Tugiye guhura nabo mukurikirane murebe bigiye gukurikiraho. Yola Hi. Gachi ngaho. Muraturusha. Gakuru ninde? Gatoya ninde? Gakuru n'uyu. Hanyuma umwe gakuru gatoya. Baramvumbuye. Afite nk'umuntu afite akanu kuvuga amaso. Okay. Yego tubezereza wow. Mani yo muri kumwe mu mwumva mumeze gute? Cyane. Wowe usa nkaho kubagana. Dore mutwe barawumenya. Cyane ntabwo dusa ariko mwe murasa byatari. Cyakoze. Ntabwo ari cyane kabisa. Okay, impamvu twabahamagaye the company yitwa Twins Hospitality and Protocol Company ishinzwe gukora service of course na protocol mu ma ceremony runaka and dukorana n'abatwini gusa. So abatari abatwini muri hangana dukorana n'abatwini gusa. So umuntu wese ufite umutwini twamwakira nta kibazo. So twashaka ahantu twicara tukajya kuganira. Okay. Yes. Kubarimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV. Kuri we wakanze subscribe kuri BigTown TV kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni byiza cyane. Now utarayikandaho, what are you waiting for? This is your time. You wakanzeho, everything is going to be alright. I go by the name back Tingi kabari BigTown TV. Akakanya tukaba twonje twahuye na za mpanga. Ni impanga enye. Abakobwa n'abahungu nimba bagiye gukora couple uyu munsi simbizi. Mwari mwabona mariage z'impanga? Noneho ngiye kubashingira akakanya. Bimeze gute muri aho? Mumeze fresh? Cyane. Muvuge cyane bana. Cyangwa mufite amasoni? Yego kuya. Yes, reka dutangire ibumoso, inani iburyo bwanje, ibumoso kuri wowe urimo gukurikirana BigTown TV. So hano iburyo amazina Nitwa Josiane. Aha, Josiane. Yes. Hari hagati? Amazina yitwa Bukuru Jose. Josiane. Jose. Josiane. Yego. Nice. Hano nitwa Rugira Steven. Nice Steven. Hano nitwa Yves Rugero. Okay, Rugero, Steven, Josiane, reka tubahe ikaze kuri mu biganiro byacu bya BigTown TV. Murakoze cyane. Yes, ni byiza cyane kuba dufite impanga. Ese ndashaka kumenya ibintu impanga zijya zikora mugasanga mwahurijemo mwese.
apana mwebwe muvukana cyangwa mwese impanga zose ku isi ko bigoye icyo tuba duhuriyeho twese nuko tuba dusa babiri babasa n'abandi babiri babasa ariko mwebwe murasa kugira ngo muravukana mwese abakobwa n'abahungu oya dufite ukuntu dusa ariko ni babiri wakabonye nawe barasa Jose karani ntago usa na bro yari ku ruhande turasa cyane si dusa tujya gusa ahubwo bavuga ni karimo tujya gusa ngo mufite gahunda zo gushakana umuntu yabikurikirana kare urafata nde gatoya guru hariya uri wa black ntabwo yamumenyera atani nge gatoya ntabwo wamubagiza urafata nde Jose ntabwo mbazi ikibazo uri gatoya Steven harya ni wowe Steven gakuru Josiane Jose gakuru Josiane gato yive gato turabikurikirana gatoya na gato na gakuru okay uri munafatuwe none ahubwo uri fatuwe dore already twe twicaranye twabagotago okay so reka dutangirire ku bahungu ibintu mwakoze muhuza cyane ni bihe murakoze cyane tubanje kubashimira ku bw'umwanya muduhaye ibintu twahuje ni byinshi bijya binantangaza bikantera n'ubwoba twize hamwe yaba primaire na secondaire primaire turayirangiza muri imbere class imwe nari muri imbere narangije 6e 2010 wayirangiza 2011 hari umwaka umwe yasibiyemo yasibiye P5 ubwo araza kuvuga aho yarebaga birakomeza njya senior 1 we ari P6 bigeze senior 3 nayikoze 2013 aho ndi kuganisha ku bintu wari tubaje duhuriyeho senior 3 ikintu cyantangaje nayikoze 2013 wayikora 2014 kuko namusigagaho umwaka umwe ariko amanota twaranganyije amanota nagize mu cya leta niyo nawe yagize ntabwo ari ugutwika bya bindi bigeze nibyo byanyabyo ntabwo ari igikazi ikindi nkora senior 6 2016 kuko nari muri imbere ayikora 2017 nabwo amanota turanganya mu cya leta nidukora ikindi kiganiro tuzazana amadiplome naho turanganya ibyo bintu rero byarantangaje nyine numva sinzi ikindi kintu kibirimo n'utundi tuntu mu buzima busanzwe hari ukuntu mba nicaye ndi gutekereza nk'utuntu nabimubwiraho nawe akambwira atapu cyangwa se n'abagiye nko kugura nk'akantu nawe akatavuga ati apu tugenda ahubwo tujyane ugasanga nyine utuntu turimo turagenda tuduhuza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'ukuntu mwakoze ababyeyi se nta kuntu byajyaga bibacanga cyangwa bo kuva mukivuka si no kuva tukiravuka n'ubu ngubu birabacanga n'ababyeyi n'ubu ngubu uketse wenda arimo aratureba gutya arimo aratureba akavuga ati wowe Steve wowe Yves naho ubundi ninjiye mu nzu wenda kumubwira bari mu turimo ntiyamenya ngo uyu ni akumva yamenya ngo uyu ni Steve cyangwa uyu ni Yves yego byo bibacanga cyane kubera ko muri iyo minsi urumva nanagiye kaminuza mbere ye nagiye muri kaminuza we akiri senior 6 noneho kumwe baba bari muri vacances wenda grand vacances cyangwa se mindi vacances ngiye nkataha nkakura akadetante kaba kageze abanyeshuri muri kaminuza no muri secondaire ntago baruhukira rimwe yego bararuhutse nanjye nkataha yambona ati yivuye he atazi ko ari ngiye waje bakagira ngo nyine ni Yves bahorana tuntu nk'utu nyine bigenda bibacanga yarye ni Yves ni Steve Yves so nawe tubwire utuntu mujye muhurizaho nkuko yarabivuze imbara arakantu yibagiwe nyine wakongeramo gato ntacyo bitwaye ibyo yaravuze byinshi nibyo byinshi tugenda tubihuza ariko ukuntu tuba turi gutera story nk'ahantu wenda n'abandi bashuti bacu wenda turi kudebatinga ku kintu runaka
yeze kutuba nk'inshuro nk'ebyiri niba atari eshatu noneho turuganira nko ku kintu igitekerezo yaragiye gutanga nyine agiye kuvuga nanjye nkaba ngiye kuvuga tugahuriza ku kintu kimwe byarabaye abana ntabwo bibaho nyine biba ari ibintu bisa nkaho bitangaje ukuntu kandi tuvuga ati kubyo avuze ntacyo narenza bana ati nari ngiye kuvuga yego nyine ibintu byinshi tuba tubihuje uretse ko nyine n'ibyo tuba duhuje ntabwo twahuze 100%. Yego. Thank you so much. Reka tujye kuri side y'abakobwa ibintu muhujeho cyangwa muhurizaho ni ibihe kenshi bigacanga abantu. Okay, ibintu dukunda gukubirizaho mu by'ukuri nyine hari ukuntu abantu iyo babana akenshi ari abakobwa hari igihe ushobora gutora nk'umwenda cyangwa se n'urugero nicaye nko muri salon nkatekereza umwenda nshobora kwambara hanyuma wenda tuvuge singutegura uwo munsi nzawutegura nk'ejo twese twazajya kureba umwenda tugasanga umwenda twatoye twese n'uwo tukabipfa ku buryo udashobora kubyumva yego ko nkavuga ati ni ntawambara ntabwo bishoboka iyo ugasanga nyine nawe nkawambara nahita muharira nyine yego cyangwa ugasanga nk'ibyo kurya usanga kenshi tubihuje nk'icyo hari nk'ikintu ntashobora kurya nawe adashobora kurya abantu nyine birabatangaza ukumva ntabwo ndike nose nawe ntagakirya nyine ibintu byinshi akenshi tuba tubihuje yego ntabwo mwigeze gukunda umuntu umwe ukumva ko mwese urukundo rwaguye ahantu hamwe okay mba numva yuko nyine okay ku giti cyanjye si wenda sinari namubaza ukuntu waba yiyumva mu mutima gusa hari ukuntu wenda dushobora kubona nk'umuntu tukamukunda hanyuma nkaba numva yuko nimba mukunze nawe yamukunze nkumva nyine namuharira ibyiza nabimuha akabitwara nyine nkumva kumubona yishimye biranshimishije nanjye hanyuma nawe nyine sinzi wenda nimba nawe abatekereza yuko nanjye yamumpa oya rati ibyo avuga ni ibyo nyine nanjye barumva namuharira nkuko ari kubivuga ariko abantu ntabwo bari uko bahita bitekereza baravuga ati si uko ubu ngubu ntiyahita guca nk'inyuma cyangwa ugasanga ibintu nk'ibyo nkahita mubwira ati ego ko ntabwo bishoboka namuharira rwose nyine kumva numva ibyo nkunze nyine nawe yakugomba kuba abikunze ego nyine mba numva namuharira mu bintu byose. Okay, nice cyane. Ese hari ukuntu mujya mutekereza akavuga ngo ndifuza ko tuzashaka umuhungu umwe cyangwa umugabo umwe kugira ngo tuzaza no gutandukana tugume turi twins tuzagumane mpaka mugashaka umugabo umwe? Ibyo ngibyo gushaka umugabo umwe ibyo ntabwo bijya bikunda kuza mu mutwe ntabwo tujya dukunda kubitekereza kuri njyewe ahubwo wenda mba numva yuko bibaye byiza wenda twazabashaka ni byiza ariko nyine duturanye bya akarusho tukaba ahantu hamwe akarusho uburyo mukajya musurana najya ninyabyayo nkahajya twaba no mu nzu imwe nabyo ntacyo yes ku bahungu hari ukuntu mujye mutekereza maybe mwashaka umugore umwe? ntabwo ibyo umuntu yabitekereza ahubwo njyewe akamenya ntekereza banumva gukora mariage ku munsi umwe nkuko turi impanga nyine tugashaka izindi impanga banumva byaba bitwika. Nice kandi mwazibonye none mutangiye muteresa nyine nguko ntabwo nyine umuntu yatapfa ku Imana nigena ibintu ariko nyine nk'umuntu niko nyine nkanjye ku giti cyanjye niko nyine mba numva mbyifuza. Mwanga iki abahungu mu buzima busanzwe? Yes, ubuzima busanzwe ngiye ku giti cyanjye ngiye sinjya nkunda kubeshya cyane nyine hari ikintu ubeshya kugira ngo wenda wikize ikindi kintu ariko mu buzima ntabwo umuntu ubeshya mbeshya ndabyanga cyane. Ikindi ibintu byo kurwana nabikozeho nkiri umwana kera iyo mbonye abantu bari kurwana mba numva nyine sinzi mbibona nabi ntabwo abantu nyine bagira amahane umuntu ubeshya umuntu utukana sinjya nkunda gutukana n'ibyo ni byinshi nyine ariko wanga iki? ubundi uyu muhungu rwose sinzi ukuntu ameze. Hari mukuru wacu ajyaga atubwira ngo turi umuntu umwe Imana yaciyemo kabiri rero
rwose pe ikintu naga mu buzima bwanjye nanjye icya mbere ntabwo umuntu mbeshya icya kabiri ntabwo umuntu nyine w'indyarya mu buzima busanzwe nyine hari abantu bigira abanyabwenge cyane bagakabya ni bandi bita ngo abantu ntibashobotse abo bantu rero baba bagoye twe tuntu tubiri tw'ingenzi nanga nyine mu buzima bwanjye. Ukunda iki? Njyewe nkunda kurya. Ambo Nkunda kurya. Kurya kangahe ku munsi? Cyane nka gatatu. Gatatu ku munsi. Gatatu. Ikindi ukunda? Nkunda iki turi kimwe dukunda ibintu bimwe nawe yavuga ariko dukunda nawe ndaza kumubaza banze mbwire kwaza okay nkunda gusenga nyine ndabikunda ndabikunda mba numva nyine ubuzima bwanjye nubwo wenda tudakora ibintu biri perfect buri gihe ariko nyine ndabikunda. Yego ukunda kurya ukunda gusenga. Ese ni ibihe biryo ukunda kurya? Njyewe nkunda imvange n'amakaroni, ibitoki, ibirayi, ibijumba ukabivangavanga. Oya ibijumba no wenda imyumbati nabwo sometimes ariko nk'ibirayi birimo agatogo. Ukunda iki? nkunda kubona inshuti zanjye zimeze neza, donc nkunda kubona twicaye n'inshuti zanjye dusangira tugasohoka tukishima ndabikunda cyane. That is 1 2 ikindi iki nkunda nanjye nkunda kurya mukore. Ukunda? Nkunda kurya. Urabeshya. Oya ako ibyo ngibyo byo ndabeshya. Nyine nkunda ibyo navuze nyine nkunda kubona inshuti zanjye zimeze neza. Mujya musangira? Yego ku cyane. Indi uba ufite speed cyane. N'uyu nguyu. Natani usiyo. Twese tuba dufite speed. Okay. Thank you so much. Angaho nabazanaga muri mood ariko hari gahunda mufite, gahunda ya ngombwa cyane. Gahunda mwambwe ko yitwa gute? Twins what? Murakoze. Twins Hospitality and Protocol Company. Twins Hospitality and Protocol Company. Twins Hospitality and Protocol Company nichi? Okay, ni company ishinzwe gukora service ahantu runaka habereye ibirori, hanyuma tugakora na protocole. Okay. Ahantu ushobora kuba hari ibirori, ahantu runaka mu ma events, mu wedding, ahantu ngaho hafite ibirori nyine ahantu badukeneye niho tujya, hanyuma n'ibyo bikorwa dukora. Okay. So iki gitekerezo cha Twins Protocol and whatever company cyaje gute, mwagitekereje gute? Nkuko nabivuze mbere, mu by'ukuri iki gitekerezo cyaje hari igihe twigeze kujya gushaka akazi cyangwa se gusaba akazi, tugirirwa amahirwe y'uko twakora interview, hanyuma dukora interview turatsinda, biba ngombwa y'uko nyine tujya ku ruhande, twari twagize amanota meza navuga ko ari hejuru, hanyuma batujyana ku ruhande baravuga ati rero mufite amanota meza kandi turabona munganya, mwese murabona turabona muri kuri rumwe, hanyuma rero ntabwo mwese kandi turabizi neza ko bari bakeneyemo abakozi benshi, nayo mpamvu twe twaje turi babiri. N'uwari waduhamagaje yari umuyobozi waho, ariko yabaye ngombwa nyine urumva nawe yarashyigikiye ko dukoramo turi babiri, abandi ntibabishyigikira. Hanyuma baratubwira ati ntabwo rero mwakora muri babiri gutyo byakwica akazi, twebwe ku giti cyacu dutashye nyine turababara. Nyine twumva ko iki badutekereza yuko dukoze muri company imwe cyangwa se dukoze ahantu runaka tutakora neza, tutaperforminga neza, twebwe none n'akarusho twari tumaze kubivugana tuvuga ati tuzakora uko dushoboye ku buryo tuzinjiza abakiriya benshi, twebwe niyo ntego twarihaye, kubera yuko nabwo bwa mbere twari tugiye kubona akazi, urumva twari tugakeneye kandi twari tugashaka, hanyuma bo rero bumva yuko tutakora akazi tuvukana Impanga, noneho akarusho nyine biba ngombwa yuko bafata umwe undi nyine arataha. Byaratubabaje ariko
twaje gutekereza icyo gitekerezo turavuga ati se ni ukubera iki ko abantu badutekereza wenda si benshi cyangwa se si bose ariko turavugira n'impanga muri rusange kubera iki abantu badutekereza yuko tutakora ahantu hamwe ngo tube twakora neza tube twazamura ahantu runaka workplace twaba dukoramo hanyuma ni muri urwo rwego twatekereje gukora iyo company y'abatwins gusa kugira ngo twereke abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange ko twebwe mu by'ukuri nubwo twaba tuvukana bitavuze yuko twakora akazi neza. Okay. Nuko nguko mwese mutekereza iyo company. Yego. Nice. Igitekerezo cyo kuzana abandi ba twins no gushaka abangabo b'abahungu byaje gute? Urebye kuba ko n'ubundi niko company yitwa Twins Hospitality and Protocol Company. N'ubundi ni company y'aba twins. Donc utari umu twins ntago wemewe. Oya. Wowe nushaka uzigendere. So niyo mpamvu nyine twashakishije uburyo tubona aba twins n'abandi baba bakeneye kuza n'abandi bashaka kuza. Ego twaba welcominga bakaza kandi twabakira neza. Aba twins mugiye kubaha akazi. Umva aho muri umwe mwiteguye kabisa kandi dukora akazi neza nkuko bikwiriye nkuko yabivuze ntago tuvuga ngo uyu nguyu avukana n'uyu nguyu ngo ndashobora gukora gakeya cyangwa ndagakora cyane oya tuba tuzi ko tugiye mu kazi kandi dukora akazi nkuko bikwiriye nkuko tugatanga service nziza nkuko nkuko twiyemeje. Nice cyane. So hospitality ni iki kuko izina rya company yanyu riri mu Cyongereza Hospitality and Protocol Company. Hospitality ni iki? Hospitality muri rusange hospitality ni uburyo nyine ni uburyo ubaho bwo kwakira umugest nyine relationship between the guest and hoster. Okay. Bisobanuye neza cyane kugira ngo abantu batazi iki Cyongereza babisobanukirwe. Nyine ni reka tutaraje muri protocol. Reka tuvuge hospitality mu Kinyarwanda kiza niki kandi hospitality itanga gute? Hospitality ni uburyo ushobora kwakira umukiriya neza akaba yaba satisfied cyangwa se akanyurwa muri service runaka ashaka iyo ariyo yose. Okay. Yeah. So company yanyu hospitality yanyu muitanga gute kugira ngo tubashakire n'akazi? Tugirana an agreement n'undi muntu tukaba tugiye gukorana. So iyo tugiranye na agreement nawe tuba tuzi neza ko tugiye gukorana nawe mu buryo runaka bwose ku buryo tumuha service ashaka natwe kaduha service donc turakorana neza kandi akanyurwa ku giti cye natwe tukanyurwa ku giti cyacu. Okay. Yego. Like nizihe company mutagetinga gutangamo hospitality cyangwa nabaye abantu mutagetinga ko guhereza iyo service ya hospitality? Okay, kuko dutangiye vuba ntabwo ibyo bindi byinshi turabigeraho byo gutekereza ibijyanye na company gutyo ariko twebwe dutekereza hari ahantu henshi twagiye dukorana ubungubu kuba twicaye gutyo ntabwo ari uko tutarakora twakoze ahantu henshi twakoze ka Kigali dukora Excella hano Kimironko dukora hariya ku Gisozi Romantic Garden dukora n'ahandi hatandukanye. Urumva ibyo ni ibikorwa twagiye dukora kandi nabo twagiye muri protocol tucyari muri hospitality. Yes. Nabo twagiye dukorana mu by'ukuri twakoranye neza nubwo wenda twavuga ngo hari company runaka tugiye kwandikirana tukaba twakorana nabo ariko mu by'ukuri abo twarangije gukoranya nabo cyangwa se abo twakoranye nabo twakoranye neza ni nayo mpamvu mu by'ukuri twifuza kugira ngo twaguke dukora ahantu hatandukanye tugirane agreements n'abandi n'amakampani atandukanye. Mu by'ukuri turabizeza yuko bizaba ari ibintu byiza kandi tuzakorana neza. Nice. Reka tujye muri protocol now. Iyi protocol yongera ngo mu Kinyarwanda birasobanutse cyane kuko iyo ugiye mu bukwe iyo ugiye hano se ngo protocol mbi ngo protocol isa urumva so protocol birasobanutse ariko mudusobanuriye neza iyi protocol ni iki muyikora gute yaba ari fresh? Ibijyanye na protocol nkeka ko nkuko bivuze nyine birumvikana protocol ho birumvikana ariko by'umwihariko hari groupe yacu nyine y'Impanga nkuko bari babivuze ntago ari abantu abari bo bose hari groupe y'Impanga baba bari trained baba barabatoje uburyo protocol ikorwamo
ntago nyine ari gufata nanone zo gufata buri mpanga zose ngo muze tugende tujye gukora protocol byaba kavuyo hari abashinzwe kudutoza bakavuga ati bikorwa gutya protocol bigenda gutya na gutya na gutya na gutya hari ababa bari ku ruhande rwa hospitality nkuko bamaze kubisobanura hari nabo ku ruhande rwa protocol rero kujyanye na protocol hoho nkuko bari babivuze abagabo twatanga naho hose twabikoreye rwose baremeye barishimye rero kuri protocol hari icyo bita ikinyuranye nkuko bari bivuze mu birori byinshi nko mu makwe cyangwa se mu birori bitandukanye usanga abantu bari kwinubira protocol ariko twebwe tubijeje ko kuri protocol hari itandukaniro yeah. So for example mwagiye gukora nko mu bukwe umuntu akabahereza ikiraka cyo kumukorera protocol y'ubukwe muza ari impanga gusa protocol yose yahari ahantu ni impanga gusa so mufite impanga zingahe hari kuri iyo groupe uko tumaze kungana ubu ngubu turi hejuru kuko tugenda twakira n'abandi turi hejuru ya 50 tugenda twakira n'abandi nta mubare uri fix uriho ariko turi hejuru ya 50 yego ko tugenda tubakira muri benshi yego hejuru ya 50 noneho ntago ari ukuvuga nyine nkuko nayo bivuze zuva ni impanga gusa hari abantu baba barize urugero nkanje bya hospitality nibyo naragijeho muri kaminuza okay nice hospitality and tourism ubona se nk'umuntu wize hospitality wayidusobanurira neza no kuvuga hari ababa bari kuri kote yabyo nyine bakaba bizi kabisa muri abo umuntu wize hospitality dusobanurira hospitality ni iki bundi hospitality mu magambo make hospitality ni ibintu byose bigendanye no kwakira abantu urugero nibwo bita umusekretari guhagarara mu gipangu bakaza no kuvuga nari nyiri kubisobanura hospitality birimo uburyo bwinshi urugero like mu hotels cyangwa se mu ceremonies hose hazamo hospitality mu magambo make yego sasa iyo hospitality ni iki mu Kinyarwanda ni nkuko wahita umuntu ati kurya ni iki agakanya nyine utura ukuntu mba ndi kubiva mu mutwe nyine utura ukuntu bisobanura ariko tubishyize mu magambo make ubundi hospitality ni ibintu byose byerekeranye no kwakira abantu no kwakira abantu gutanga service nziza reka tubyoroshye gutya sibyo wagiye mu bukwe hari umuntu wakira abantu ngo you're welcome mujye kwicara hariya sibyo uyu nguyu ari gukora hospitality aho ni kuri protocol ariko nanone hari ubikora byombi ari gukora protocol akatana savinga n'abantu akabahereza ibyo bashaka baza ati tubaye gutya na gutya protocol yaje abakiriye mujye kwicara hariya hospitality araza murarya iki hari aho twabigerageje ubundi muri hano hombi bavuze ntabwo ari ngombwa wenda kubivuga cyane ariko aho twabigerageje ubundi akenshi tuvuge niba twese tugiye turi impanga ubundi njye na Yves dushobora kujya ahantu hamwe nkakora kimwe nawe akora ikindi akora protocol uba ku bijyanye no gusavinga abantu akaba ari ubikora nice birumvikana usibye ko nashakaga explanation kugira ngo abantu basobanukirwe neza so nk'aho hantu mumaze kubikora mufite team zanyu z'aba twins abantu babafata gute cyangwa after iyo ceremony nizihe comments mukunze guhura nazo ntago ari ukwikina ariko akenshi ubona baturangariye kurusha abageni baba bari bati barabona impanga kugira ngo wenda tudaconfusing abantu kuko umuntu ashobora kumbwira ikintu akati wanzaniye karakantu wenda nkatindaho gato yabona mugenzi wanjye akavuga ati reba ahantu yihagarariye kabisa namutinya akantu ariko nanone nyine tumekira sure ko akantu bamubwiye nanjye ngomba kwita nkamenya kugira ngo bitaza nyine gucanga abantu umuntu akabona umuntu umwe akaba ati se ko namutinya akantu akaba yihagarariye hariya kandi ari undi mugenzi we yabwiye rero kubijyanye n'ukuntu na feedback bagenda baduha biba ari ibintu byiza hari nk'abantu bikundira amafoto bakatubwira ati sha mwaje twifotozanya ugasanga n'abageni baraje kandi twibereye wenda mu zindi gahunda ati muzibanze badufotore ibintu nk'ibyo nyine biba bisa neza sawa so reka mbahe time yo kwiyamamaza mutange na nimero za telefone mubwire abantu muri abo mutargetinga guhereza izi services zanyu za protocol na hospitality ni mu makwe ni mu
ni which ceremonies mutagetinga cyane? Murakoze by'ukuri nk'uko twabivuze na serivisi mu makwe ushobora kuba ibitaramo ushobora kuba amakwe ushobora kuba n'ikiriyo ahantu hashobora kuba ikiriyo wenda bakabura abantu babakorera protokole cyangwa se murabizi nyine hari ukuntu ikiriyo habaho serivisi runaka twebwe turahari kandi buri gihe duhora twiteguye dufite intego nyinshi mu by'ukuri ku banyarwandakazi ndetse n'abandi muri rusange zo gutanga serivisi nziza njye nkumva yuko mbaye satisfa nawe ukumva yuko ubaye satisfa nk'uko babivuze hari ahantu henshi twagiye dukorera twebwe twahavuye kabisa abantu bose bemeye bakumva kubona impanga zonyine muhuye mu muhanda cyangwa se kuba muziranye ari zimwe ushobora kumva yuko bitangaje ariko ntabwo bijya bikunda gutangaza abantu cyane ariko iyo uhuye n'impanga ari nyinshi uri kuzibona ari nyinshi zihagaze ahantu hamwe mu by'ukuri nanjye ubwanjye mfite impanga ariko njyewe nanjye mba numva bitangaje mba nabarangarira kandi nanjye musize nanjye mba nabyibagiwe nawe rero ndakwifuriza yuko mu by'ukuri twazagukorera nawe uzishima kandi ndatekereza yuko nawe uzanyurwa n'abanyarwanda muri rusange undi bahitemo kwiyamamaza okay nk'uko babivuze n'ubundi icyo dushaka intego dufite n'imwe ni ukuzamura cyangwa ni ukugera ku rwego rushimishije kuri iyi kampani yacu kandi nimutwizera mukatugira icyizere hari aho tuzagera tuhagejejwe namwe serivisi nziza natwe kandi tuzishima niko uko umuntu agenda akora uko umuntu agenda ava ku kintu ajya ku kindi niko na experience izamuka niko na skills zizamuka umuntu nyine agenda ahura n'ama-challenge runaka akamenya n'ukuntu yakosora akamenya n'ukuntu yongera ikintu so turabijeje ko tuzatanga serivisi nziza yaba kuri mwebwe yaba no kuri natwe. Nice. Kuba arimo gukurikirana BigTown TV nje ngo mwabonye impanga turi kumwe nazo hano zifite company ikora ibintu bya hospitality hamwe na protocol mubahe akazi mu by'ukuri uko ariko kose urabona abana beza bafite discipline kandi bazi icyo bashaka kubera iki tutabaha izo chance tukabahereza akazi mu makwe muri ceremonies ni nyinshi zitandukanye. Let's do this. Kandi ndabizi ko muraza kubona ibiraka byinshi cyane. Nanjye ko nabonye impanga gutya to in front of my eyes, I'm feeling happy. So muraza kubona ibiraka byinshi cyane. Thank you so much. Reka mutange nimero za telefone abantu bari bubahamagare abakeneye service zanyu z'impanga. Yego. Hari nimero ziri kuri screen. Muraza kuzibona abadukeneye mwaduhamagara hanyuma nadushakira no kuri first floor ahigeranye na kuri first floor kuri B4 umuntu dushaka nabwo waduhamagara kuri izo nimero baza kugufata ikindi kuri Instagram social media kwandikamo Twins Hospitality and Protocol Company ukitubona n'ibikorwa twagiye dukora n'ibyo tugenda dukora byose biriho mu by'ukuri muzishima. Nice. Number na kuntu wazivuga mu mutwe cyangwa tuze kuzandikaho gusa. Nimero zose ntabwo okenze ebyiri 0781 izo tugiye gushyiraho iziri munsi ya screen. Turaza kuziguha ku ruhande usibye yuko hano hari ebyiri nzi zivuge 0781 0781 85 52 19. Indi nice. 0781 icyenda karindwi 1 3 Thank you so much. Hanyuma hari izindi wenda baza kuzibona nyuma cyangwa se bageze kuri Instagram kuri banditsemo Twins Hospitality and Protocol Company hari nimero ziri hasi nenye mu by'ukuri izo ngizo zibaye zitari kugenda neza bashobora kureba izindi ziri munsi yazo. Okay. Thank you so much. Turi kumwe na Twins Hospitality and Protocol Company. Nabana beza cyane mubahe akazi kugira ngo bakore nabo akazi kabo
kandi byaba ari byiza mu birori byawe wowe urimo gukurikirana BigTown TV aka kanya buri muntu afate uwe tunakomeza muhite mumwe aryo wanjye muhite munagaruka Nakuru twagiye mu murenge. twari wawe nice thank you so much you're welcome yeah until next time ciao ciao bye bye Yeah, boss.